Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GN TV show. Tugushimire kuba wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje kukugezaho ibintu 10 abantu bakundana cyangwa se abantu bari mu rukundo bagakwiye kwitaho kugira ngo umubano wabo ugende neza cyangwa se urukundo rwabo. Burya umusore n'umukobwa ngiyo bakundana umwe aba yifuza kugaragariza undi kamwitayeho kandi yakora buri kimwe cyose cyakomeza kubaka urukundo rwabo. Uburyo bwose ushobora gukoresha n'icyo wakora cyose ngo ukomeze urukundo rwawe n'uwo mukundana buba ari bwiza, ariko hari ububa bwiza kurushaho butuma buri umwe wese aha agaciro mugenzi we cyangwa se uwo bari mu rukundo. Abahanga bakomeza bavuga ko urukundo ngo ari ikintu kigoye, kandi mu rukundo ngo burya ngo habamo ibigeragezo. Gusanga icy'ingenzi ngo nuko buri wese akora ibishoboka byose kugira ngo urukundo rudasubira inyuma. Hano rero twabahitiyemo ibintu 10 by'ingenzi umusore cyangwa umukobwa bari mu rukundo bagomba gukora kugira ngo barusheho kuryoherwa n'urukundo. Icyambere ngo nukubwira uwo ukunda uko wiyumva. Niba uhisha uwo ukunda uko wiyumva ugatinya kumuhishurira ibyo ukeneye, ntabwo ari we uzabasha gusoma mu mutima wawe ngo amenye icyo ukeneye cyangwa se icyo utekereza. Ngo mubwire ngo niba hari ikikubabaje akugira inama, ibyo bizatuma urushaho kumwiyumvamo nawe akwiyumvemo, ngo bityo urukundo rurushaho gukomera. Ikindi kandi ngo nuguhana umwanya wo kuganira. Ngo byibuze ngo mugomba gufata ngo umwanya nka rimwe mu cyumweru wo kwicara ahantu hatuje ngo mugire icyo muganiraho. Ngo ni byiza ko wakwicara ngo ukamubwira ngo icyiza umubonaho cyangwa se ukamubwira icyo umubonaho kitagenze neza mu bihe byatambutse. Ngo ni byiza ko byose mwabiganiraho kandi ngo mukabifatira umwanzuro. Ikindi bakomeza kutugiraho inama ngo ni ukwirinda kuganzwa n'umujinya. Ngo icyo waba wapfuye n'umukunzi wawe cyose ngo jya wirinda kumwereka umujinya ushobora gutuma gutinya. Ngo mu gihe ubabaye ngirinde gukupa telefone mu gihe umukunzi wawe ari kwisobanura, kandi ngo ujye umutega amatwi ngo paka ikiganiro kirangiye. Ikindi bakomeza kutugiraho inama ngo ni ukwigirira icyizere. Ngo burya ngo nta muntu uzigera guha agaciro mu gihe wowe ubwawe utakiha. Uko ugaragara n'uko witwara niko abandi bazagufata. Ngo bityo niwiyubaha n'umukunzi wawe azakomeza kukubaha. Ikindi bakomeza kutugiramo inama ngo ntugatererane umukunzi wawe uko byaba bimeze kose. Ngo umukobwa n'umuhungu bifuza kuzarushinga baba bagomba gusangira byose kandi bose bakagira uruhare mu rukundo rwabo, ari nako basangizanya ibyiyumvo nta kumva ko hari ugomba kuvunika wenyine. Ikindi bakomeza batugiraho inama ngo ni ugutekereza kure. Ngo abakunzi buri umwe wese ngo abagomba gufata mugenzi we nkaho akanya bafite ari cyo gihe cya nyuma bafite ku isi, ngo akamukunda atisigaje. Ngo buri munsi ngo ujye utekereza ku kintu gihambaye umukunzi wawe yagukoreye. Ngo bizafasha kugaragaza hari icyo kwitaho kurusha ikindi mu mubano wanyu. Ikindi bakomeza batugiraho inama ngo wikumva ko hari aho wageze ngo ushyire agati mu ryinyo. Akenshi ngo umusore n'umukobwa ngo iyo bakiri kurambagizanya bombi ngo baba bagihararanye, ngo ariko ngo hari igihe bageraho umwe akumva ko yafatishije. Ibi rero ngo si byiza cyane ko ngo akenshi na kenshi ngo bikunda kurangira ngo biteje ikibazo. Ngo niba umuntu umwiyumvamo ngo ni byiza ko wamugaragariza urukundo ku manywa na nijoro ndetse buri munsi, igihe cyose ngo ntumutererane ugakomeza kumwereka rwa rukundo umwerekanaga mugikundana. Ngo rero ngo wikumva ko hari aho wageze ugomba kwituriza ibintu bikikora. Ngo urukundo ngo ni urwa buri munsi, ngo ntago ari ikintu ngo umuntu agiraho ngo ahagarike ngo ibindi bizikora. Ikindi batugiraho inama ngo ni ukwirinda kumunyurira ku byahise. Ngo haba igihe muvugana ngo jya wirinda kwibutsa umukunzi wawe ibyo mwigeze gukora bitari byiza. Ngo ntago ari byiza kurambirwa mu gihe bitagenda neza. Ngo mu gihe hari ikitagenda neza mu rukundo ntukarambirwe cyangwa wumve ko wiyanze. Mu buzima buri wese yakosa, icy'ingenzi ni ukumenya ko muri abantu. Bihangane mu gihe runaka, nibidakunda ushaka undi, kuko ngo ntago ari we muzaba mukundana kandi ngo ntago ari we kamara. Ikindi bakomeza kutugiraho inama ngo ntukagire ipfunwe ryo kuganira nawe. Nkuko dusanzwe tubizi, kugumana ibintu mu mutima bikuvunira umutima ndetse bikanakubuza amahoro. Ngo iyo ugumanye ibintu mu mutima ngo ntubisangize mugenzi wawe cyangwa se uwo muri kumwe mu rukundo, ngo ni kimwe mu bintu bikoma mu nkokora umubano ndetse bimwe wahishe bikarangira biteje ikibazo. Kutavuga ibintu rero kandi nanone ngo bishobora gutera ikibazo ngo ndetse n'ibyo mu mutwe bikagaragara. Ngo bityo rero ngo ni byiza kuganira na mugenzi wawe. Kuganira na mugenzi wawe byose bituma kwizera, bikakurinda ikibazo cyavuka biturutse ku kumvikana. Ikindi kintu bakomeza batugiraho inama ngo ni ukwirinda gucyurira umuntu ibyahise.
uko byagenda kose ngo jya wirinda kwibutsa uwo mukundana ibyo yigeze gukora bitari byiza. Igihe muvugana cyane ibyo bintu rwose ngo ujye ubyitwararika ngo cyangwa ngo wite ku ntenge ziwe aho kwita ku byiza bye. Hano ngo ikiri imbere ngo ni ukwita ku byiza bye. Ushobora kujya umwibutsa ibihe byiza mwagiranye aho kwibanda ku bihe bibi byagiye biba hagati yanyu kuko byakwangiza umubano wanyu. Tubashimira mwe mukomeje kudukurikira kuri GNTV Show. Hano twari turi kubagezaho ibintu 10 abantu bakundana bagakwiye kwitaho cyane kugira ngo umubano wabo ugende neza. Kubwira uwo ukunda uko wiyumva, guhana umwanya hagati yanyu wo kuganira, kwirinda kuganzwa n'umujinya, kwigirira icyizere mu rukundo mu gihe utakigiriye n'umukunzi wawe katakikugirira, kutarambirwa mu gihe bitagenda neza kuko hari igihe kizagera bikagenda neza, kutagira ipfunwe ryo kuganira n'uwo ukunda, ndetse no kumucyurira ibyahise mu gihe hari bitaragenze neza, kwirinda kubigarura. Ni inkuru dukesha urubuga iwacu.com. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto byanditseho, ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo uzabone ibindi biganiro byacu bitaha. Turabashimiye.